Mwiriwe nanone ngiye kubasuhuza cyane mbashimira uru rugendo twatangiranye rwose ntimuzantererane muzabe hafi twumve icyanga cy'uyu muco wacu mutange ibitekerezo muri iki cyanga uburyo cyagumye kutunyura no kuturyohera nta kiruta umuco gahugu katagira umuco karacika kandi gagahugu umuco kandi ubundi rero ndongera kwibutsa abaje kuri urubuga rubwa mbere nyabuna mukore subscribe bayikoze murekeraho ahubwo musige comment niki twakora kugira ngo bibaryohere niki twakora kugira ngo uyu muco wacu udacika rero ngiye guterura nanone ikindi kivi cy'imigani 50 nanone n'ubusobanuro bwayo mube hafi rero ni ibyacu nitwe bireba tugomba kubyumva tukabyibitora tukajya tubikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko iterambere ntigomba kudukuramo umuco wacu ntigomba kudukuramo abo turibo ni twebwe abanyarwanda iki turimo ni ubunyarwanda tugiharanire rero umugani duteruriyeho uragira uti abegereye uruganda ntibabura urwavumba bishatse kuvuga ko ukoze mu mwanda ntiwabura kwandura kandi akenshi umuntu aba asa n'akazi akora bakongera bati aberekeranye ntibabura kwendana yenda yabaga ari imvugo izimije ku bari bato batapfa kumva ariko nyisobanuye mu buryo bwa giseseka navuga ko icyo umuntu ahaye urwaho ntaho yagicikira bibaho bakongera bati abeza ba ruguru basaka ibimuga bishyigikiye mu kabandi bishatse kuvuga ko iyo umuntu ateye intambwe agana imbere asigara aseka binyuma ye kandi ibyo bintu bikunda kuba cyane bakongera bati abibeshya bimukarange bagira ngo nyaguheka ni nyirasenge bishatse kuvuga ko habwo wiringira umuntu ukagira ngo azakubera imana kandi akenshi wishuka bakongera bati abishunga bimukarange bagira ngo nyiraguheka ni nyina wabo bishatse kuvuga ko habwo umuntu yica ku bandi bitewe n'agaharara afitiye undi akishuka agira ngo azamubera byose mu buzima bakongera bati ab'imbwa bifuza ko butacye bishatse kuvuga ko abanebwa aho bava bakagera baba bashaka kwiryamira gusa ntibashaka gukora ntibashaka inshingano bityo bwakwira bakumva butatandukana ariko we ntukamere utyo umugani tugezeho baragira bati aboro babiri ntibasangira umwerera abashonji babiri bishatse kuvuga ko abashonji babiri cyangwa se abashonji runaka bazahajwe n'inzara runaka yaba iy'amata yaba iy'inyama ntibashobora gusaranganya ifunguro runaka bakongera bati aboro basera guhanya bivuga ko intekerezo z'aboro ni nkene ku mumaro runaka intekerezo z'abatindi intekerezo za abatindi vuga se kuvuga ngo no udafite ikintu namba sinjye ko nawe yabamo ariko hari n'abatindi ku mutima batagira intekerezo nzima bahora bumva ibintu babiganisha ahantu habi abo rero n'ubundi intekerezo zabo zihora ari nkene ku mumaro runaka bakongera bati aba ntekera impengeri nibo bantera amabuye bishatse kuvuga ko abo umuntu agirira neza ineza umuntu agirira abandi birangira abo akenshi bamwituye inabi bakongera bati ubonye ishitamba atanurwa yari yambaye cyangwa se abonye ishitamba atanurwa yari yambaye ku bakiri bato isha ni akanyamaswa kajya kumera nk'ihene cyangwa se bavuga ngo ni ihene y'ishyamba hanyuma kera nk'uko nabo njya mbibabwira bambaraga impu nta myambaro yabagaho ugasanga rero umuntu yari yambaye wenda agahu kagiye kumusaziraho yabona ako kanyamaswa kirukanka rwaruye yambaye karutati kankurikira iriya amaherezo ndayifata nyibaganye kuri uruhu rwo kwambara byahebyeho kajya kwisha isimbuka ifatwa n'umugabo agasiba undi amagambo make rero bishatse baciye umugani bavuze ngo abonye isha itamba atanubwo yari yambaye bashatse kuvuga ko umuntu utekereza hafi bamubwira inyungu z'imishinga y'ahazaza agatangira kwayana duke yari yifitiye nyamara imishinga itaratangira rwose hakaba n'ubwo itazanatangira pe uzaba umuntu agomba kunyurwa n'utwo afite n'uko ari bakongera bati abawutanye kera ntibahishanya imyanya y'ibanga ku bakiri bato nanone nk'uko mu byumba kera ntibambaraga wicaye imbere y'iziko uratandaraje undi nawe ari hariya kugera kubona imyanya yawe y'ibanga byabaga ari ibintu byoroshye cyane
ariko bashaka kuvuga bati mu yandi magambo bashaka gusobanura uvuga ko ababwiranye amabanga yabo kenshi burya ntacyo bahishanye, bishiduka byose barabimazeyo. Bataba umwami yahaye amata, abo bataba umwami yahaye amata kera nibo bamwimye amatwi. Bishatse kuvuga ko ab'ineza y'umwami yagezeho nibo banze kumwumva no kumwumvira. Bakongera bati abwirwa benshi akumva beneyo. Bishaka kuvuga ko burya ubutumwa bwose buvugwa haba hari abo bugenewe. Abo rero bugenewe ubwabo nibo babwumva kare rugikubita, bakabishyira ku mitima yabo, mu gihe abandi basigara bari kumva ati ni ibiki, ariko buryo babwira aba yabyumvishe. Akumva bavuga n'imfubyi yumvira mu rusaku. Biravugwa ariko ukuramo iryo bayikuyemo tayari byarangiye. Bakongera bakavuga bati acuritse inkanda ntacuritse umutima. Bivuze kuvuga ngo inkanda ari umwambaro cyane cyane abakobwa bambaraga, ingabo zo zambaraga bitaga inkindi. Inkanda rero yabaga ifite utuntu tumeze nk'uducunda hasi. Rimwe bakavuga ati nubwo mureba acuritse inkanda cyangwa se umwambaro nyine yawambaye, atari ku mutima ni muzima. Mu yandi magambo, uko ubona umuntu inyuma burya akenshi bitandukanye n'intekerezo zo mu buzima bwe bw'imbere, ndetse n'umumaro yamara rwose biba bitandukanye. Ntukajye ucira umuntu urubanza urebeye inyuma igihe atarabumbura akanwa ngo avuge, igihe atarakora igikorwa runaka. Bakongera bakavuga bati agace amakungu ni ukwima warugendagamo. Ugenzwa n'imico itari myiza, umwimo rwaho rwo kugenda muri urwo rugo burundu bikarangiriraho. Fata agaciro gake karuta akamaro gake. Umumaro, ikintu gifite akamaro uko cyaba kingana kose aba ari ingirakamaro, ariko n'ikintu gifite agaciro kiba gitambutseho. Agaciro ko kangana kose gasumbye kure umumaro w'igiciro runaka aho cyava kikagera. Bakongera bati agacumu gahabwa agahari, naho agaharurutswe kagahabwa agahini. Bishatse kuvuga ko rubanda duharara ibigezweho, naho ibyo duharurutswe tukajugunya burundu nkaho tutigeze tubikenera mu buzima, ariko byose ko byakagombye kugenda. Bakongera bati agacumu kazaguhorera ntumenye uwagacuze. Bishatse kuvuga ko ikirokora muntu ntamenye aho giturutse n'uburyo cyateguwemo, kuko abona bakorwa nyine ntamenye ko byagenze. Bakongera bati agahana imbwa ni agashirira. Imurwaho ibitagufitiye umumaro, imburamukoro si mu mumaro. Bashyirireho imbago za nyazo, za zindi zibasha kubatandukanya nawe burundu, kuko abo ni abantu b'imburamumaro, nta nama bazakungura, nta gitekerezo bazakungura, ahubwo bazagusenya, bazakurira ibyawe, bazabyaya, usanga usigaye ubereyeho. Bakongera bati agahanga k'umugabo gahangurwa n'uwakaremye, cyangwa se iyakaremye n'iyikamena. Mu yandi magambo nanone, Imana rurema niyo yonyine yisubiza ubuzima yihereye muntu, nta wundi wagira icyo akoraho. Bakongera bati agahanga k'umugabo gahuma katavuze. Bishatse kuvuga ko ibibazo abagabo bacamo bituma bijima mu maso, bakagira isura ikanganye. Bakongera bati agahago gato cyangwa se agahango gato karuta umugendererano. Uburyo buke bukoreshwa neza buruta uburyo rusange ariko budatanga umusaruro wifuzwa. Agahango gato karuta umugendererano. Agahango ni akayira gatoya abantu baga barahanze ngo banyuremo mu gihe runaka, nyamara ugasanga niko kagendwamo cyane kuruta wa muhanda principal. Bakongera bakavuga bati agahararo ntikabuza agahararuko. Bishoboka rwose umuntu uko yaharara kose, ariko ntibyamubuza guharuka. Nabyo arabihararuka burundu, bya bindi yaraharaye akongera ugasanga yafashe ibindi bishyashya. Bakongera bati agahimbaza umusyi kaba munsi y'ingasire. Abakiri bato kera nta nsiko zabagaho ujya kumva ngo bagiye gushesha ku cyuma. Kera basikaga amasaka, uburo, bafataga ibuye rinini ryiza risennye neza, bagafata n'indi rito bakagerekaho, hanyuma iryo buye bakaryita urusyo, iryo babanje hasi, hanyuma bagasuka ibyo bagiye gusya aribyo bisebwa nyine ari ya masaka cyangwa ubwo buro nababwiye, hanyuma bagafata n'ibindi buye rindi bakagerekaho hejuru bakajya baritsirimaho aribyo bita ingasire, hanyuma ugiye kubikora bakamwita umusyi. Ibyo bavuga ngo agahimbaza umusyi kaba munsi y'ingasire. Uza mwumva ababyeyi banyu ndabora ku bakiri bato bavuga ngo abarimu bakeneye agahimbazwa musyi, kuvuga ngo abarimu yakoze akeneye gushimwa. Icyashimishaga umusyi rero ni uko yahuzaga ibuye n'irindi, ariko bici hagati yabyo harimo ya masaka
yareba imbere akabona habonetse ifu akumva arishimye cyane. Cyangwa kuvuga ngo mu yandi magambo bizanye mu mvugo y'iki gihe bivanye mu mvugo ya kera, yavuze ngo agahimbaza musiki ka munsi y'ingasire, byose avuga ko inyungu umuntu akura mu mirimo ye ya buri munsi nicyo gihembo gikuru kimutera ibyishimo. Niba uri umurezi ushimishwa no kubona abana bawe biga bagafata, bakora ibizamini bagatsinda. Niba uri umushoferi, iyo uvanye umuntu ahantu ukamugeza aho umujyana akakwishyura wumva wishimye. Niba uri umuhinzi ushimishwa no ko imvura yagwiriye ku gihe ukeza. Niba uri umukarani ushimishwa no ko imirimo yakozwe neza. Umuntu wese n'inshingano ashinzwe ashimishwa n'igihembo cyavuye muri iyo mirimo ye. Bakongera bakavuga bati agahinda gahima indyarya. Bakongera bakavuga bati agahinda gahima indyarya kaba munsi y'urutare rwa Rwirebe. Bishatse kuvuga ko ububi n'ubugome bw'indyarya buhimwa n'ikimwaro agira umunsi yatahuweho uburyarya bwe agacibwa mu bandi agahanwa. Bakongera bakavuga bati agahinda gashira kandi gashibuka. Bishatse kuvuga ko agahinda ka muntu barahorana mbese ntibasigana, igihinduka ni uburyo kigaragazamo. Bakongera bakavuga bati agahinda gashira bake. Bishatse kuvuga ko agahinda k'inyuma kamwe burya kaba kagaragara ni bake babasha kugahisha, n'ak'imbere ko ni aka bose. Ab'inyuma ushobora kugahisha ukiyumanganya ariko nabo usanga ari bakeya, ariko ak'imbere ko nyine abantu burya bagenda barashize. Bakongera bakagira bati agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yatoreyemo. Bishatse kuvuga ko umenya ibyawe n'uwo mufite icyo mubuhuriraho mukaganira mukanaganyirana. Bakongera bati agahinda k'inkono kamenywa n'uwayiharuye. Bishatse kuvuga ko ubukomereke, ubusaduke n'ubusaza bw'inkono burya bimenywa n'uyoza akayitekamo akanayiharura. Mu yandi magambo ntawakumenya atakuzi cyangwa utamubwiye ibyawe. Bakongera bakagira bati agahinda k'imbehe cyangwa se isahani kamenywa n'uwayikombye cyangwa se wayiririyeho. Nyiri umuntu cyangwa nyiri ibintu nangwa se uba hafi yabo cyangwa yabyo niwe ubimenya by'ukuri. Bakongera bati agahinda ntigashira gashira nyirako yapfuye. Bishatse kuvuga ko inyoko muntu itana n'agahinda ari uko yashize mu mwuka cyangwa yapfuye. Bakongera bati agahinda ntikajya habona. Bishatse kuvuga ko agahinda kibera imbere mu mutima w'umuntu kakamushengurira iyo yananira kwihangana kagaseruka inyuma. Bakongera bati agahinda ntikica kagira mubi. Bishatse kuvuga ko agahinda kigaragariza mu mubabaro w'igihe kirekire ujegeza muntu ukamwangiza bikabije ku buryo umuntu yenda kurutisha urupfu. Kavuga ati agahinda mfite kanditira ko nakwipfira singomye gushengurwa nshira byose byumva, ariko nyine igihe Imana itaraguhamagara ntaho wajya. Bakongera bati agahinda ni ukubura ukunda. Bishatse kuvuga ko iyo umuntu abuze cyangwa atakaje umukunzi we arababara cyane bikamuviramo agahinda kamushegesa mu gihe runaka. Bakongera bati agahinda si uguhora urira. Bishatse kuvuga ko agahinda kagushengura kaba kararenze mu kigero cyo kurira ku buryo ugeraho ugahora ukakira uko kaje, mbese ukamera nk'uwakira urwaje nyine ukajya winyumanganya mu bandi aho uherereye hose. Bakongera bati ariko gato ntarakomeza ku bakiri bato wenda babyumva utagira ngo agahinda nanone ni umurage twarazwe. Agahinda ni uruhurirane rw'ibibazo umuntu acamo, rw'imibabaro umuntu acamo, noneho bikagera kuri rwa rugero umubiri rwose ugeraho ukananirwa kubyakira, ugatangira kubaho wa mubabaro ukabije cyane, ukigunga, ukiheba, cyangwa se ukananirwa kwisobanukirwa nawe ubwawe. Iyo urebye nabi rero agahinda kakuviramo ubundi burwayi, ukabakuramo stress. Biravugwa rero mwabyumvishe muri imigani ya Nyarwanda si iby'ubu, ariko wowe jya uharanira ko bitagusigarana, wishakemo imbaraga agahinda ntikazaguherane burundu. Umugani tugezeho uragira uti agahugu Imana yagusasiye ntiwakarenga. Hari naho bavuga ngo agahuru Imana yaguteguriye ntiwakarenga, cyangwa se ngo agahuru uzamenaho amaraso
nta kundi ntiwayakima nyine. Bishatse rero kuvuga ko aho igeno ryawe riherereye ntushobora kuharenga bibaho. Bakongera bati agahugu k'inkorabusa ntikabura amazina. Inkorabusa n'abaneguranyi n'imburamukoro nta yindi ntego yabo bagira uretse amatiku no gusebanya, uretse amagambo n'amagambo y'ubujajwa adafatika. Bityo aho bateraniye ugasanga bararangwa n'amazina. Umugani wundi ukavuga uti agahugu karimo indushyi abapfu ntibabura amazu. Bishatse kuvuga ko uburushyi buteranwa no guheranwa n'agahinda. Niyo navugaga haruguru, ntuzemere ko agahinda kaguherame katazagutera kuruha imburagihe. Uburushyi rero buterwa no guheranwa n'agahinda igihe kinini cyane. Iyo umuntu atabashije kwigoba, kuko igobatora rero bimuganisha ku mpfu za hato na hato, bityo indushyi zigapfira gushira. Bakongera bati agahuru gakomye kiyima umupfu. Aha nabisobanura mu buryo bubiri njyanye mu buryo bwa kera no mu buryo bw'ubu buryo abo babyumva. Mu buryo bumwe, kera nta mva zabagaho. Abantu bahambaga umuntu yarapfaga bakamuzirika mu kirago, bakamujyana bakamujugunya ahantu mu ishyamba. Hari nubwo impyisi zatangiraga kumurya bakiri naho ngaho, bagitirimuka impyisi zikaba ziramushotse. Amashyamba ya kera nyine yari menshi cyane, ntabwo ari nko mubona mukabona amazu mukabona iki byose. Noneho rero habaga ubwo rero banga kumujugunya ku gasi, bakareba nk'igihuru bakamusesekamo. Igihuru nyine ni nk'icyo bafita biriya byatsi biba byarakomye cyane, hari byinshi biri ahantu hamwe ku buryo utatinyuka guseseramo. Noneho bakavuga rero igihuru cyabaga gikoze ku buryo kirimo amahwa, nyine bikaba bitashobokera abantu baje kujugunyamo wa muntu ko babasha kubona uburyo bamujugunyamo. Bakavuga ati reka gahuru kikomye gafite amahwa kabambira abantu kukinjiramo gatuma nta mupfu bajugunyamo. Ubwo ni uburyo bwa mbere ujyanye na kera. Mu buryo bw'iki gihe rero umuntu nakubwiye ngo agahuru gakomye kiyima umupfu, ugomba kumenya ko imyitwarire n'imyifato ya bamwe muri twe hari amahirwe bizitira burundu ntibabashe kubigeraho. Bakongera bati agahuru gasabye umuntu inyama ntakarenga. Isaha ya muntu aho igereye ntaharenga nawe ubwe. Bakongera bati agahuru kagusabye amaraso ntukarenga. Bishatse kuvuga ko aho urupfu rugusanze naho nyine ntashobora kuharenga bibaho. Bakongera bati agahuru gahinyuza inkumi. Haba hari ikindi cyihariye mu buryo bwacyo cyabasha kuguhinyuza utabaye maso ugakorwa n'isoni. Cyangwa se mu yandi magambo, burya mu buzima bwawe bwa buri munsi habaho ikintu gishobora kuguhinyuza. Ntuzigire ngo njyewe sinakora iki, ntugasekane. Mu yandi magambo icyo ashaka kukubwira, kuko burya mu buryo utazi cyangwa se uzi utakeka, ushobora kuza ikintu kikaguhinyuza. Niyo mpamvu rero ngo agahuru gahinyuza inkumi. Bishatse kuvuga ko mu buzima habaho ikintu gishobora kuza kikaba cyagira gute kikaguhinyuza. Ku nkumi ni agahuru, wowe uhinyuzwa n'iki? Umuntu wese afite ikimubasha, icyo bishatse kuvuga hano. Bakongera bati agaho kari ku wundi karahwandurika. Iyo umuntu avuga intege nke z'abandi abikora yivuye inyuma. Bakongera bati agakambye gatega iminsi. Bishatse kuvuga ko iminsi ihangamura byose, byaba ibyo twumva cyangwa ibyo tubona hano hafi cyangwa se hirya. Nta kiminsi kangwa nayo. Bakongera bakavuga bati agakara gasiga imbwa ntigasiga kako. Mu yandi magambo, umuntu yiruka agasiga ikimwirukansa, ariko ikimwirukamo ntashobora kugisiga. Icyo munganya umuvuduko ntashobora kugisiga. Abantu tunegurana cyangwa se abantu dukunda kunegurana tutabanje kwiraho mbere yuko twiha abandi. Bakongera bati agakecuru karitse ntikabura abuzukuru. Bishatse kuvuga ko urugo rurimo ibintu banagira ubusabane, hasiba ibirori. Bakongera bati agakecuru karitse ntikabura abuzukuru. Bakongera bati agakecuru karitse ntikabura abuzukuru. Bishatse kuvuga ko urugo rurimo ibirori banagira ubusabane, ntihashobora gusiba ibirori n'abataramyi bahoraho. Bakongera bati agato cyangwa se agakeya kanga mu jisho nikanga mu kanwa. Ba bantu bagaya baguha ikintu ati reka iki sinacyemera, iki nicyampaza, nyaba nticyagwaza mu jisho ariko gishyize mu kanwa cyagenda. Icyo ugaya mu jisho rero iyo kigeze mu kanwa cyakirana ikaze. Bakongera bakavuga bati agakishije umwana kabyize se. Iterambere ry'umuryango rishingiye ku mvune n'umubabaro
cyangwa se ku mubano mwiza w'ababyeyi n'abana. Papa wacu arakora, mama wawe arakora. Ibyo byose rero ni rya terambere ry'umwana bashaka, ni rya terambere ry'umuryango. Wowe mwana nubona uteye imbere rero, nubona hari ikintu wagezeho, ujye uzirikana ko hari abitanze. Abo ni ababyeyi bawe, ni abakurera. Jya ubizirikana nawe. Umugani tugezeho wundi ukavuga ngo agakuba gahambiriye inkuru bijyana mu nkono. Bishatse kuvuga ko akiziritse ku muntu cyangwa se akiziritse ku kintu, amaherezo birajyana cyangwa se barajyana. Umugani upfundikiro wa 50 muri iyi migani y'uruhererekane ukaba n'umugani w'ijana ukurikije uko twagiye tuyikurikiranya. Muri iki gice cya mbere yari imigani 50, n'iki ngiki dusoje akaba ari imigani 50. Akaba ari umugani ugira uti agapfundikiye gatera amatsiko. Amatsiko aterwa no kwifuza kumenya icyo cyangwa se umuntu utazi cyangwa ibyo utazi. Agapfundikiye gatera amatsiko. Ndabashimiye. Ntegura iyi nyandiko nifashishije source navomye mu nyandiko za Musenyeri Aloys Bigirumwami zasohotse mu mwaka w'1971 ku Nyundo, n'izindi nyandiko zindi zivuga ku mateka n'umuco by'Abanyarwanda. Ukaba mwabigezwagaho nanjye Biganza bizira ubwiko, indashyikirwa Rwema rwa Rucyaratabaro, Inkotanyi y'Iminega Rwagitinywa. Murakoze cyane, naho ubutaha.